rusesengura yishwe mbega hari ibintu utazahisha urumuri rubisesengura rubitsemo mu mutima ntabwo uzabihisha ngo bikunde hari urumuri basizemo rusesengura ibyo bintu ubahishe ukabishyira ku isoko ngaho dusome n'iri mbaganize ntabwo ndadidiye kigali kirahenga abacamanza ibice 16 dusome n'umurongo wa 19 tugeze 22 igitabo cy'abacamanza igice cya 16 umurongo wa 19 yego aravuze ngo aherako amusinziririza ku bibero isoma neza aherako amusinziririza ku bibero maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi imigabane 7 y'umusatsi aherako amushinyagurira imbaraga ze nabi ndamuhanya gasome neza n'ibice 16 ntabwo bize ariko ayo twigishijwe rero ntabwo aravuga ngo aherako amusinziririza ku bibero amusinzirira ku bibero maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi aherako amushinyagurira imbaraga ze maze aramubwira ati wapfa Samusoni abafilisitiya baragusubiye yego arakanguka yibwira ko yisohokera kuko ubundi akikungumura ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse yarazi ko kwikungumura ngo nk'ibisanzwe agahita yigendera mbese yarazi ko agiye kwikungumura nk'ibisanzwe ngo agahita yishyiraho akigendera ariko ngo ntabwo yamenye ko Uwiteka yamuretse mbega agasapoti k'iruhangiye kare abafilisitiya baherako baramufata bamunogoramo amaso bamumanukana igaza bamubohesha iminyururu y'imiringa bamugira umusyi mu nzu y'imbohe ariko nubwo bari bamwogoshe umusatsi wo ku mutwe we wongera kumera uwo mwicaranye mu rwego wongere kumera niko agaciro kacu wongera kumera niko agaciro kacu ibintu byo kubungana imitwe idafite umusatsi ntabwo bizaryoha ibintu byo kubungana impara ku mitwe ntabwo bizaryoha ahoranye umusatsi mwa watasibayisiga shabezegeta nimufashe umusatsi wongere kumere we reka dusome n'iri hanyuma nsengete sindica gahunda ikikari Samweli igitabo cya mbere cya Samweli ibice 11 dusome n'umurongo wa mbere hanyuma tugeze ku murongo wa 15 ndavuga duce yatseje umuntu ntawe yica gahunda nakuze rwose igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 11 umurongo wa mbere aravuze ngo hanyuma Ahashi umwamoni arazamuka agerereza ahateganye n'iyabeshi n'i Galeyadi ab'iyabeshi bose baramubwira bati dusezerane isezerano maze tuzagukorera Ahashi umwamoni arababwira
aramubwira ati niba mwemera ko mbanogora amaso y'iburyo tuzasezerana mbihindure igitutsi ku Bisiraheli bose. Abakuru b'i Yabeshi baramubwira bati ubu turetse iminsi 7 kugira ngo dutume intabaza zigende igihugu cya Isiraheli no mu ngabano zacyo zose nuko niharamuka habuze wo kudutabara imufashe nuko niharamuka habuze wo kudutabara tuzagusanga tuzemera rwose nuko intabaza zijya i Gibeya kwa Sawuli batekerereza abantu ayo magambo. Abantu bose batera hejuru ijwi rirenga bararira. Uwo mwanya Sawuli aza akurikiye inka azivana mu murima, arabaza ati abantu babaye bate ko barira? Bamutekerereza ibya Yabeshi. Sawuli yumvise ayo magambo, Mwuka w'Imana amuzaho cyane, maze umwuka amuzaho cyane. Wongera umubwire mu mwuka yongera agaruka cyane, munyikirize umubwire mu mwuka yongera agaruka murako. Bibiliya iravuze ngo yenda inka ebyiri arazitemagura aziha impuruza azohereza mu gihugu cya Isiraheli cyose. Arazibwira ati utazatabarana na Sawuli na Samweli uko niko inka ze zizagenzwa. Maze bafatwa n'umushyitsi uvuye ku Uwiteka, bahagurukira icyarimwe umuntu. Sawuli ababarira abi Bezeki, Abisiraheli bari uduhumbi. Ababarira i Bezeki, Abisiraheli bari uduhumbi dutanu, Abayuda bari inzovu 3. Reka dusubiremo neza. Sawuli ababarira i Bezeki, Abisiraheli bari uduhumbi 3, Abayuda bari inzovu 3. Nuko babwira za ntabaza bati uzabwire abi Yabeshi n'i Galeyadi muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Nuko intabaza ziraza zibwira abi Yabeshi, baranezerwa ngo bagira bate? Abi Yabeshi niko kubwira Abamoni bati ejo tuzabasanga mutugire uko ushatse kose. Bukeye bwaho Sawuli agabanya abantu mo imitwe 3 basesekara mu rugerero rw'Abamoni mu museke. Banesha Abamoni kugeza ku manywa y'ihangu, maze abacitse ku icumu baratatana, haba ngo wabona na 2 bakiri hamwe. Maze abantu babwira Sawuli bati ninde wavuze ngo hariya Sawuli uwo ni we uzadutegeka? Zana abo bagabo tubice. Ariko Sawuli aravuga ati nta muntu uri bwicwe uyu munsi, kuko uyu munsi Uwiteka yarokoye Abisiraheli. Hanyuma Samweli abwira abantu ati nimuze tujye i Gilugala dukomerezeyo ubwami. Nuko abantu bose bajya i Gilugala bahimikira Sawuli imbere y'Uwiteka, bahatambira ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro imbere y'Uwiteka. Nuko Sawuli n'Abisiraheli bose barataha baranezerwa cyane. Mumfashe amen. Tuzanga no kubaha ihumure amen. Nyagasani Yesu mwongere munyikirize haleluya. Nyagasani wena. Nagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo garuka duhamagare iwacu we kuva mu tarasenze.
muranyumva tugiye kuganira ijambo ribavuga ukaduhamagara iwacu wowe kuko mutaragize utera areka nimureka kabiri. Haleluya. Yesu mbonye abantu barambaye. Haleluya. Areka nimumenye ibi bintu ni ukuri kose Imana itadusayidiye muri iyi sisiteme turimo. Sinzi niba twazagera ku irembo ry'ijuru. Turashaka kuvuga ikirere yemwe bantu baje gusenga. Turashaka kuvuga iri jambo rivuze ngo ukaduhamagara iwacu we gupfa mutasenze. Bisobanuye iki? Abantu bari buze guhamagara iwacu ni abantu baziranye n'iwacu. Ndafashijwe kandi abantu bari buze guhamagara iwacu ni abantu baziranye n'iwacu. Abantu bataziranye n'iwacu turabahuza n'iwacu. Amen. Muvuge ngo amen. Nimugaruke amen. Hari igihe tubona abantu bavuga iwacu ariko bataziranye n'iwacu. N'umupantekote bakamashashi nsengera muri korali nkuru ariko wari ugasanga nta gasambanyi karadefirije. Ashe uwatoga umusa gasigaranye. Wakoze cyane ntabwo atinda ariko ndavuga dukeye. Wakoze cyane mwene data watubanjirije yavuze ngo hari igihe umuntu atakaza amatwi yumva Imana. Nakabitse impamvu kandi nakabitse nashakaga ngo niba umwanya nkagaruke. Imana iyo umuntu ukora aguye mu cyaha ahita atakaza konegisiyo na shewe kandi itakaye. Iyo Imana ivuze ntayumva kubera ko amatwi yumva Imana ntayafite. Iyo inkoni zose akubitiwe mu nzira nta bintu byo kuzavuga ngo gishize akababaro zizaza. Yakubitiwe inyuma y'urugo ndamaze nakabuze. Ibyo kumbwira ngo uririmba neza ni sawa ariko ukwiriye kuririmba uri hano mu rugo kandi utarasinziriye mu maboko y'icyaha. Mwanyumvisa? Haleluya. Muzamure amaboko duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Yego Imana ibahumurisha kwinshi. Yego kandi ibi bintu mubyiteho. Bimwe mu bintu bituma Imana idutinza inaha ni uko ibona ibintu bidatunganye muri twe kandi Imana izajyana abakiranutsi bakirijwe neza. Abantu bakirijwe neza kutwihanganira rero ni sisiteme yo kugira ngo tugende dukosora ibintu bidakosotse muri twe. Muri bo hari mu buryo bwa amen. Ndacabona abantu bameze nk'abatatwitayeho. Munyiteho nta kibazo. Amen. Bibiliya dusomye ivuze ijambo rikomeye. Iravuga ngo umwami w'ubwenge ahuza abanyabyaha yarangiza akaba wenda rikavuga akagusa n'ibicaye. Ndabamenyesha ko ubupfapfa mugendana imbere y'Umwana ntabwo azabwihanganira. Afite ibikoresho bibiri bizabacaho ubupfapfa. Afite ibikoresho bibiri bizagukuraho ubupfapfa ugatungana mpaka bakujyanye mu bwami utunganye. Hari ukuntu wumva umuntu avuze ngo wihangane Mana ngo nkunda gukizwa ngo ariko kandi ngo ngira umujinya ngo kandi n'iwacu barawugira. Iby'iwanyu ntabwo Yesu azabijyana mu ijuru. Urashyira hasi umujinya wanyu wana na Yesu. Yesu avugane nawe, avugane n'ibimukanga, ahangane n'ibyaje iwanyu, akubite
umwami w'ubwenge ahuza abanyabyaha n'ikibando, yarangiza akabagosora. N'icyo mvuze ni ukuvuga ngo ukubona usenga ukanasambana, ntabwo Imana izakwijanana n'izi kapote. Ejo uzaza usenge niutazirekura inkoni ikibando gihure, ejo bundi ugaruke yongere ihure. Reka mbibabwire ejo bundi ugaruke kubera ko ukundaga abapantekote ariko ntabwo wari wamenya ibintu by'abapantekote. Mbega izakora iki? Izaca ahantu hose muzahura ikaguhura ikanagosora mpaka kugeza igihe uzaba amasaka mazima ashobora kumurikirwa kwa data. Data akavuga ngo iyi ntama nayivuye mu nkumbi ebyiri. Murahari cyangwa mwaka? Haleluya, umunyikirize. Haleluya, aza ndabumva. Haleluya, ibi bintu byo gusenga umuntu agasenga ariko wana mukanya kayiri inyuma utegetse ko badiri ati ntabwo mutuzi ibyo bukaba ntabwo Imana yawe kujyana. Bibiliya dusomye ariko mwambabarira n'akantu kavugana kugenda ndagira ubwoba kandi bakanaririmbana bagasarana mwakabwira mugenzi turamenye utazambamo hatazagira ababimenye bakamagana. Imana ishobora, abantu bashobora kudakutenda ariko ijuru rikagutenda ugahagarara hano. Imana yaragutendera ubuzima. Muraho neza? Mwirwa nta badayimoni mfite. Kandi ikintu kizakwereka ko ibyo bintu biseri n'iki bimwe mu bintu byereka umugenzi ko ari kugenda ni uko agira amahoro kandi ari mu ntambara. Kubera iki? Intambara zacu ntabwo ari zo tuzirwanya, iyo turi kumwe nayo niyo izirwanya. Abantu mwese tujye mu amena. Impamvu
abari hano mu buryo bwawe Kigali ntabwo dukundaga kubamama ndagira ngo tuze gusenga kugira ngo tuze gusenga nagize inzozi zimeze gutya nizo ngiye kuvuga ngasenga mu minsi ishize narasenze Imana irambwira ngo bagiye kukuroga cyangwa se akavuga nti mu izina rya Yesu ndasenga katika ndavuga ni katika ndakwirukana shetani irambwira ngo bazabuguha mu izina rya Yesu isi kandi wowe uri kunkora ibiki barabumasa ubonye ari ibintu irambwira ngo bazabuguha kandi umuntu wabumaye n'uw'imbere are tujya dukeya dusenge ndabamenyesha kano kantu turi kumwe n'abakoboyi batwinjiriye turi kumwe n'abagabo batwinjiriye ariko turi kumwe n'Imana nayo ibatumenyesha turi kumwe n'imbaraga y'Imana ibatukiza mu buryo buhamye turavuze kwegera ngo barakubise ndabona bo bari kuza irangambura uravuga ese cyangwa ujyanye yuza vitamine ndabishaka ushakira iki irangamba kugira ngo mwereke ko nakwishe nta wakwica kubanza abantu batanye by'Islam umutesi wiki nari mvuze ngo yewe ngambanira abandi we Imana yatatwishe nta wakwica ukumva umuntu wamumanikisha bazakumanika utaramumanika n'abahanga muzi gusuzuma n'abahanga rwose uzi kugira icyo ukura aba bantu n'uko mwakoze iyo dusenga mu buryo buhamye natenge sigaranye icumi mu buryo buhamye twongeraga cyane wakoze nje ubwanjye nzajyana nawe kugira ngo nkuruhure impamvu yo kuturuhura ni uko abaturusha tubana muri iyi santu ariko turashimira Yesu na Yesu ari muri iyi santu bafasha abantu be abafasha kuruhuka abafasha gukira amaboko y'ababisha abafasha gukira amaboko y'abadayimoni n'imbaraga z'icyaha mu buryo bw'amana twongere amana kandi bategurisha njya muri komanda kwera Imana iranyereka ngiye kubona mbona abantu bari mu mwijima mwinshi umuntu araza aranyongorera arambwira ngo Bernard we reka mvuge kano kantu umwuka yabwiye arambwira ngo Bernard ngo buriya ngo ikintu gitumye mvugarura
ngo nkagusubiza ku isi ngo ni ukugira ngo ugende ukure bari abantu muri kuramwijima we mwanya mbizi ni ukugira ngo ukure bari abantu muri kuramwijima nabonaga ngo ahantu mpagaze ngo hari umuco mwinshi ngo umuntu ari kumbwira ngo bari abantu basambanye ngo nabonaga ari kubanyera ngo dore umugabo ariye ngo bari abasambanye ngo bahamagare baze mu muco ngo nicyo gitumye nkugarura ngo ikindi kandi ngo nkugaruriye kuko watahirije abatindi udukwi utahiza abatindi udukwi ni amasengesho tubasengera mwe mugasigara bari mu ntego yari mu mwuka ariko ameze nk'umukene dore wabonye nk'inyo wakoze iki uretse guhura muramamaza gusa aratuyobora ariko buriya ni umunyabibazo wabikoze hikigabanya inyuma ari muri korali kandi amazemo igihe ariko buriya nta kigenewe byagiye wamara iki abo kitagiye kansenge twumve abandi bibiliya yasomye imana irambwira ngo genda bari abantu bakure muri kuriya mwijima hanyuma abari bazi ko upfuye ntabwo upfuye gahunda yo kubaho irakomeje abantu yesu yongereye iminsi yo kubaho mwongere mu buryo bwawe nimwongere munyikirize nsenge amen twongere twizamure amen ako kantu nako ni keza amen turamukunda uyu muhungu turamukundaga akareka kakugenda ko karangije ntabwo twe dufite ikibazo ku bacukuzi twe duhaye agaciro dukizaga abaducukuriye muranyuvuze ibyo mvuze ntabwo duhaye agaciro abaducukurira twe duhaye agaciro dukiza abaducukurira mbega ni mumwe mu bantu mwegera yesu ndagira ntekana ni muve ku bintu tw'utuganda hariho n'utundi tuntu ndi kumva abantu bari kuvuga twanyije ngo n'ubundi ngo barabuze ariko barabuze bibiliya yo yavuze iki warakanguza ngo yavuze ko ubonesha wavuze ngo yavuze ko hanyuma si bibiliya we yo yavuze ko gikuru bisubira byo kwitwa ngo musenga ngo katekaye iryambere bizingizwe rero abaziko barakunga ngo baramaza ngo ntuza yaravuze ubwo azabamukiza ijambire sha sinzira uzatubwira nigeze njya gusenga madamu arambwira ngo ibyo bintu byawe ngo byo guhora uri gusenga cyo ugabanya ibyo bintu nijoro abadayimoni baramunika arampamagara atagasenga sheri abwaje tazi wambwiye ngo ni umugogi ngaho nawe senge arasenga senge bamurekuye arambwira ati jya ukomeza usenge sheri jya ukomeza usenge bya bintu bisaba bya bintu bifite agaciro jya ukomeza usenge jya usenga nimureka dusenge dusomye ijambo rivuze ngo amusinzirira ku bibero mbega turagusinzira nyagasani turagusinzira turagitotsi arabura bayitwa ararwanya saa sita arabakubita saa yine arababwiha saa sita arabakubita saa cyenda arabahonda ngo ku kirere karenga ngo afatwa n'ibitotsi ngo arasinzira ngo agira ati cyane mufashe nsengewe agira ati uzi ukuntu wari warasene none nakumwe uri kugera saa yine kandi uri kugera mu kazi
simvange imbere yawe ukagira ngo ni inyama zivuye mu ntuza. Yesu we, murakoze nk'umuyobozi ndebye arambwiye ngo turekeraho. Hanyuma ndi gushaka gusenga umwuka yambwiye ngo umuntu wese waje gusenga akura amaboko ahantu yasinziriye, ahagurukira aho yasinziriye, duhamagara iwacu. Ntabwo umwami ashaka ko dupfa nk'abatarasenze. Mwanyumvise ngasenga ko ari ibyo ndinzanyaga. Ndi kwanga kwica gahunda y'abandi reka. Kandi wigeze kuba intwari warwana, wigeze kuba intwari ntiwasomana, wigeze kuba intwari ntiwasambana, wigeze kuba intwari ntiwadasiga, wigeze kuba, ariko kubera ibitotsi ibyaha byaragarutse ubisinziriramo. Ejo bundi umukirisitu umukobwa w'iwacu yarashingiwe igihungu cy'igikirisitu nacyo cyaririmbaga. Maze rero muratwica iyo muririmba muraduhabya. Nagwaye iyo muririmba muraduhabya. N'igitabo cy'indirimbo sinzi baje igihe nakizwaga ubwo ngo Yesu yinjiraga muri njye, none n'umutima wanjye wuzuye ishimwe cy'imirukiza nabo nako gusa. Nako yumvise baririmba, nako yumvise bavuga amategeko y'Imana ntari mu mutima, nta ndangagaciro z'agakiza, nta ndangagaciro za gikristo. Iyo barisomye ararisoma, iyo banyweye aranywa, iyo basomanye arasomana, iyo basambanye arasambana, iyo bigije ibere hafi arakora arafata. Ngo ntabwo azibagirwa, ubwo ntabwo wibagirwa. Baranyondose, ubukwe burabaye burarangiye, ngo baje kuryama. Umukwe akora munsi y'igitanda, azanamo agakesi ka mitsingi. Abwira umukobwa ati fungura, ndatika ati mu izina rya Yesu, ati wivunagura fungura. Gityo nawe umukobwa yagize ngo umuhungu ari maso, nawe yagize ate yarasinziye nubwo aririmba neza. Izina rya Yesu nimwumva kandi urashaka kuvuga, aravuga ati ntabwo bishoboka. Umuhungu aramubwira ati natanze impano zanjye, ungabanyeho umugambi, impano zanjye narazitanze. Umukobwa aramubwira ati gutanga impano ntabwo ari igisobanuro cyo kunyaka Yesu. Twasubira iwacu bakazigusubiza, ariko naje mfite Yesu, ntabwo narubamo ntafite Yesu. Ndashaka kubana na Yesu. Uhari udahari, uburyo bwana umuhungu afata akamamiye aramubwira ati nakurangiza. Ndaramubwira ati maze uza kwitonda, polisi yacu iri hafi, igihugu kiri maso. Agabo yumvise sisiteme y'igihugu aravuga ati kanone tubigabanye, ureke ngo njyenyine wowe ntumwe. Yari kutubwira ati yomba ntazanye Yesu, kaba karasigaye yo gasinziriye. Barizo mwica ntiti wasinziriye he? Ndagira ngo dusenge. Imana bahereje wipfa ko utarasenze, dusenge. Uyu nyegera sava hayonibye ahubwo dusenga.
ni muziki wanyu wa kufanya komunikasio wa habaka